ubu murasuzuje uyu tugiye kujya no 38 twaherukaga gutsindwa match wasibyo bintu nibyo harigezo habarimo ni za Marine oya match za champion na Marine na Rayon nagombaniye gol birimo na Marine nagombaniye gol birimo nyine mwincanga ubwo se mwabarimo ya mikino 3 yose namutsinze ikurikiranya wari kuvuga ko imikino 30 natsinze muri champion use abantu mukora muri champion ntabwo nagutsinze bimeze bitera watsinze APR muri Super Cup yego ariko si byabubanjirije utsinda gucya mahoro Ricard ariko so Rayon Sport itozwa na Haringingo sibyo yatsindiye APR mu karere ka Huye igitego kimwe muri champion iyo yari june ya 23 nakubwiye june ya 24 ngo dore ko gutsindwa ku bwa mbere musaye uvuga ngo imikino 37 Ricard urebe neza imikino 37 mugiye kuba 38 ku bwa diri twuje 50 turashaka gukora gahigo ka imikino 100 niyo mpamvu mwigije y'uwacu 100 unbeaten twe ntago turi liga ariko statement nakubwiye ujye ukora statement ziri mu bwenge twe ntago turi liga ntago dutegura amarushanwa so urumva Ricard so rero tunakomereza turahera kuri 38 ariko ni umuyobozi wawe turahera kwa 33 oya ni vice president oya ko nyina ashinzwe competition muri ubwo mwebwe ni rani ikomeje abo bakinnyi bose rero bari muri Rayon Sport ikimara kubona ko ibyo bintu bibayeho byo kunganyiza match ebyiri yego iya journée ya mbere ni ya journée ya kabiri icyabaye Rayon Sport yongeye gukanguka bundi bushya ikibaye match ebyiri koze win ebyiri win zingahe ebyiri ubifite amanota 6 kuri match ziheruka igituma twifuzaga gukina na match yacu y'ikirarane ntabwo dukunda ibintu by'ibirarane twe tuba tukifuza ko match ziva mu nzira kuko Rayon Sport ni ikipe y'umupira w'amaguru igituma twashakaga kwikina ko ari ukugira ngo twitsindire match yacu dufate umwanya wacu wa mbere dufite amanota 8 ikipe ya mbere ifite amanota 11 iyo dutsindi iyo match yacu yo ku itariki 19 twebwe ntidukunda ibirarane twagombaga guhita dufata umwanya wacu wa mbere izo nizo gahunda twari dufite ko kuri journée iya gatandatu tuzaba twicaye ku mwanya wacu wa mbere champion igakomeza nk'ibindi ntimukunda ibirarane uragira ibirarane gute ko twaremeye gukina mu gihe mwakaye mwaratwaye igikombe mugasohoka ibirarane mwakaye mubifite iyo muza gutwara igikombe kimwe mugasohoka ibirarane mwakaye mubifite ni ikibazo ni inyunganizi ndikukubaza urabajije cyangwa uranyunganira ndikukubaza iyo Rayon Sport iza gutwara igikombe ikabasha gusohoka ku mugabane wa Afrika ikabasha gusohoka ku mugabane wa Afrika haba muri CAF Confederation haba muri CAF Champions League yari kubifite ibirarane ibyo birarane none se polisi yo kuyasohotse irabifite yaragarutse irabikina voilà nayo rero yagarutse yagombaga kubikina ariko nakubwiye urubuga rw'imikino rwumva n'abantu bare intellectuel polisi yakinnye step zingahe wadufasha yakinnye step zingahe imwe apera yakinnye step zingahe nose bagira urumva izo match zingana imwe yakinnye match ebyiri ndikina match imwe nose yaragarutse nyine akina ko itakinnye match ya kabiri ese ikipe turi kuvuga niri ku mwanya 16 ariko jubara n'imyanya jubara uvuga nkanagufasha buri yiza gutsinda match yayo sibyo yiza gutsinda match yayo sibyo ikagira amanota 3 yakabiri hariya ku mwanya wa 13 cyangwa 12 yitsinda match yayo singiriya reba utonde uvuga ngo aperi yiza gutsinda match yayo reba amanota ukamenya cyo bifite 3 sibyo muhazi kagira 3 byibuze yuza gutsinda ariko kuba warigiye imbere gato ariko waranganyije hari egera mikoro nagaruka bavugira kuri mikoro egera mikoro neza naga abantu bakumva ntaga abantu bakumva ariko mikoro neza Real de Madrid yatangiye ngana na Rio Vallecano ubiri kwa kangahe ariko urabizi imaze gukina match zingahe iranganya n'izindi zose tegereza natwe tunganye n'izindi zose uzabibona Club Giant nayo iri kuwa mbere Wasili wari ukitubwira icyatumye Rayon Sport yongera gufata umurongo ikongera gusubira mu murongo w'insinzi utubwira speech ya Robertinho muri vestiaire icyo yabwiye abakinyi koko na experience afite ibyo bintu yabibayemo icyo gikombe yarakibahesheje ko n'umutoza uri decorated kurusha abandi bose bari gutoza iyi championnat hano ego noye mutoza n'umutoza ufite ibikombe byinshi kurusha abandi bose bari gutoza hano afite igikombe muri Kenya cya championnat afite igikombe muri Uganda muri Vipers no muri championnat y'u Rwanda igikombe aragifite sure aragifite uyu ni umutoza wakinnye kimwe cya kane cya CAF Confederation Cup
igisigaye rero ni ukuza akigisha n'abandi uko bigenda. Abandi bo bagiye gutoragura utazwi ngo barashaka ngo amatsinda ubiryo barimo ni nk'iri turimo ngo twicaye rwose twakoze itsinda nabone ko bameze. None ubica abahembye nyuma ya match imwe ntashobora no gutera mu izamu. Bakinnye iminota 90 umusifuzi yongera indi minota 10. Bakina iminota 100. Abakinnyi baguzwe miliyari imwe n'igice badafite n'ubushobozi bwo gutera mu izamu inshuro imwe yonyine muri shampiyona y'u Rwanda. Imisoro yanjye ipfuye ubusa kabisa. Imisoro yawe mwiteguye gute match ya Bugesera kuri uyu wa gatandatu bwana Wasili? Yego uyu wa gatandatu dufite match ya Bugesera, match ya shampiyona. Ni nabyiza ko shampiyona yongeye kugaruka kuko abantu bari bakumbiye shampiyona. Yego ndatekereza nabicaye hano twese dukumbiye kubona match za shampiyona. Nyuma ya trêve international haje match za shampiyona. Saa 9 rero zo kuri uyu wa gatandatu ikipe ya Rayon Sport iraza kwakira ikipe ya Bugesera kuri stade yitiriwe Pere iri Nyamirambo. Yego Ibiciro byamaze kujya hanze. Nangaye Kwinjira ni ibihumbi 3 ahasanzwe hose, 5 hatwikiriye, ibihumbi 10 muri VIP n'ibihumbi 20 muri VVIP. Ibyo nibyo biciro by'umukino. Ni match iri saa 9 ndabisubiramo. Zuzuye kuri uyu wa gatandatu. Abantu mugura amatike yanyu mukanda kanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 1 ushyireho urwego. Iyo ukoze ibyo bintu ni inzira yihuta ihita kugeza kuri match zose zihari kuri uyu munsi wa gatandatu wa shampiyona ziri gucuruzwa muri systeme. Uhitemo kane niho hari match ya Rayon Sport n'ikipe ya Bugesera. Hanyuma abantu bagura amatike alankinze muri ibyo biciro gutyo. Iyo ukanze akanyenyeri 3 939 uhita akanyenyeri mu rwego uraza guhitamo imikino. Ku Rayon Sport hariho kane. Oya ni akanyenyeri kugira ngo abantu tuye tubafasha mu nzira zihuta. Yego. Akanyenyeri hari abantu binjira muri system ku buryo kuva kuri step imwe kugera kuri step ya gatatu yo kugura amatike hari abantu bitorohera. Abantu bakanda akanyenyeri 939 ushyiraho kandi kanyenyeri ushyireho 3 ushyiraho kandi kanyenyeri ushyireho 1. Yego. Uhita ushyiraho urwego. Iyo ukoze iyo nzira maze kuvuga urahita ubona urutonde rw'imikino yose iri muri system barimo baracuruzaho amatike. Hariho rimwe nabonye hariho match ya Etincelle. Yego. Ego ni match 5. Ego voilà. Rayon Sport yo iri kuri 4. Abantu bajya kuri 4 nibajya kuri 4 baraza kwita babona ibiciro byose ko birankinze nuko bitondetse. Bwana Jangwani ubwo muheruka kunganya match yanyu ya mbere ya shampiyona byari Igisenyi. Rayon Sport yari yahakiniye yahatsindiye. Muza kuhanganyiriza havugwa ibintu byinshi ati Rayon Sport yateguye ntiyabonera 3 ngaperi buze gukina nyuma nayo yabone. Uyu munsi none nta munsi uri bucemo. Umunsi wo kwa gatandatu Rayon Sport izakivamo mukinjiramo. Atatura yiteguye cyangwa ubwo muzamwakiriye Gasogi. Nkuko nkunda kubivuga buriya Rikari nkuko nkunda kubivuga iyo intare Rikara ikomerekeje akayikwepa igahura na Regis ntabwo yita ngo ni Rikari wabikoze. Regis agomba kwishyura ibyo Rikari yakoze. Ntabwo intare imenya umuntu. Oya isura. Oya ishwanyuzu ubibonye wese. Wihuye nawe. Etincelle yakomerekeje intare yikwepera mu mugoyi mu bakaritsiye turayibura. Gasogi rero igomba kubyishyura. Gasogi ndayiziza ikintu kimwe gusa nta kindi kimwe nyiziza ni kimwe gusa. Iyo umubyeyi Rikari ufite abana ugafata uruzinduko ukagenda ureba umwana mukuru mu rugo ukamusigira inshingano akaba responsable. Uzareba abana nimba bakoze devoir baryamiye igihe ntihazagira utoroka bazagere ku mashuri igihe byose. Iyo umubyeyi aje rero agasanga harimo umwana umwe utaragendeye kuri izo nshingano na wa mwana mukuru yasize. Kenisi nagiye mu marushanwa mpuzamahanga musigira inkoni nk'umuntu wari uri ku rutonde rwa mbere ngo ayobora abandi. Hari umwana bitagombaniye agori ngo yaratorotse aramubura. Ngarutse mubajije ambwira ko ngo yamucitse yaryamye umwana w'ikirara birumvikana ariko Kenisi ntigeze akora statement nimwe yo gusaba imbabazi. Cyo nicyo rero ndi bumuzize ko namusigira inshingano nsanga ntiyazubahirije. Rero musigira inshingano zo gutsinda Rayon Sport. Ntabwo arizo nshingano namusigira zo kurinda gombani ya gole aratoroka amuciye ngo mu myanya y'intoki aratoroka. Kenisi asigaye ari umuzamu ariruka. So rero umwana uri mukuru ugomba kuba responsable mu rugo niwe ari umwana uri we champion. So navuga rero ko match yacu na Gasogi nkuko wari umaze kubivuga natwe amatike yasohotse